Dukomeje kubaramutsa mwebwe mwese mwabanye natwe mugikomeje kubana natwe aho muri reka tubabwirire mu ndamutso y'umwami ngo Uwiteka abahire. Nk'uko bamaze kubivuga nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Ni igihe tugiye kubana muri iyi nsanganyamatsiko ya kabiri. Mbere y'uko tuyivugaho reka aho muri mwubahe Imana dusenge. Urera kandi urakiranuka muremyi wacu, ukabigaragaza ibyo wadukoreye, wihesha icyubahiro, ijambo ryawe rigira ububasha, wakoze habwa icyubahiro. Duhaye n'uyu mwanya ngo twige, turi ibikoresho by'ibinyantege nke, aba ari weho ukora, kandi nk'uko wabisezeranye ko ijambo ryawe ritazagaruka ubusa, iryo sezerano turisohorezwe, abumva natwe tuvuga duhere umugisha hamwe, tuzakirizwe mu bwami bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko itubwira ngo akaga kazanwa n'ubuyobe. Ngiyo insanganyamatsiko yacu, ni akaga kazanwa n'ubuyobe. Ngibyo ibyo tugiye kuganira. Ku isi hariho abantu badahangayikishijwe n'iby'Imana, yubahwa cyangwa isuzugurika, ibyayo bitera imbere cyangwa bisubira inyuma bikadindira, ntacyo bibabwiye. Ariko hari n'abandi abo Bibiliya yavuze ngo ubwo dukorana nayo. Hari n'abandi ibyayo bipfa akaba ari nk'abo bapfuyeho. Abakorinto ba kabiri 5:20 ahanditse ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Mu zindi ndimi babivuga neza, we are ambassadors of Christ. Bene abo iyo iby'Imana byononekaye, iyo iby'Imana byagize inkomyi, iyo iby'Imana bihuye n'inzitizi, iyo bihindanijwe, nabo baba bakozweho bakababara. Ubwo rero weho unyumva, reka nkurarike, ni ubushake bubikora, ujye ku rutonde rw'abubaha Imana. Nubwo intambwe yawe yaba ari nto, ukaba uzi bike, ukaba utarasorongoye ngo umenye amakoni n'amabanga abibamo, ntacyo bitwaye ugize umutima w'ubushake wo kuvuga ngo Imana niyo muremyi wanjye, nihabwe icyubahiro, ukagira icyifuzo cyo kuvuga ngo ibyayo nibigende neza bitera imbere, wahita ujya mu rutonde rw'intumwa mu cyimbo cya Kristo. Noneho iby'Imana, Yesaya 43:7 iturema ikadushyira ku isi. Bibiliya iravuze ngo ni abahungu n'abakobwa naremeye kumpesha icyubahiro. Uhesha Imana icyubahiro, wumvira ibyayo, uyitinya, ugahindura umushyitsi imbere yayo nk'umuremyi, ubuyihesheje icyubahiro. Ibyaje 14 uhereye ku murongo wa 6 n'uwa 7, ubutumwa bwa Marika wa mbere, ahanditse ngo mwubahe Imana, muyihimbaze. Abafite izindi ndimi zose z'amahanga aho haranditse ngo mutinye Imana. Mutinye Imana kandi muyihimbaze. Muri Yobu 28:28 kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Izindi ndimi zose haranditse ngo gutinya Uwiteka nibwo bwenge. Muri Malaki 3:16 ahanditse ngo abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatebaga amatwi akumva. Mu zindi ndimi zose haranditse ngo abatinya Uwiteka. Imana nk'ishobora byose, Imana nk'izi byose, Imana nk'icigatiye isanzure n'ibiribamo, Imana nk'inkomoko y'ibiriho byose, Imana nk'ushyigikiye ibiriho byose, sustainer of all. Ibiriho byose niyo ibicigatiye mu biganza. Ikwiye kubaho, ibyayo bigashyirwa imbere, ibyo yavuze, ibyo yategetse ntihagire ugoreka cyangwa ngo ace ku ruhande. Kubw'ibyo rero
mu bantu bitewe na Satani hajemo ubuyobe. Abantu bakavuga ko bari mu byayo ntibashobore ngo babe babisosotsemo, ariko bakabibamo ukutariko. Ngaho Abakorinto ba mbere ba kabiri igice ni icya 11 mbere ku murongo wa 13 n'uwa 14. Bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo, kandi ibyo si igitangaza kuko Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Satani yahinduye amayere ngo nawe yigira nka marayika w'umucyo, arangije amobiriza abakozi, apanga abakozi bamukorera, ariko nabo bagakorera muri style bigize nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Nicyo Bibiliya ivuze ngo ariko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Muri Timoteyo ya mbere igice ni icya 4 uhereye ku murongo wa mbere. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ubu n'ubuhanuzi ntabwo uyu mwanya duhagaze turakomeza kubugira inzagihe, ahubwo ni ibyahanuwe twe tubirimo hagati byarasohoye. Mu ijana rya mbere, itorero rya mbere rigitangira rya Gikristo, niho uyu muntu w'Imana akubise ijisho kure, areba mu bihe byacu, arangije aravuga ngo bamwe bazagwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ubu turiho mu gihe dayimoni atagikorera mu nzira ya gipagani y'abapfumu kuraguza impigi n'impinga, ahubwo yifashisha Bibiliya nawe akigisha. Niyo mpamvu bivugitse ngo iyo myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ngiyo insanganyamatsiko yacu, tugendereye kubereka akaga kazanwa n'ubuyobe. Muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 11, mu biranga kurimbuka ku isi yacu n'ibimenyetso byo kuza kwa Yesu, haranditse ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ubwo buyobe buzaba bufite abantu babushoreye, bufite ababushoreye kuko byarasohoye. Noneho kandi ni benshi, ni abahanuzi benshi b'ibinyoma kandi bazayobya benshi. Muri iyi monde chrétien cyangwa se muri iyi si Kristo turimo, muri yo abayobye ni benshi. Muri iyi si ibamwe abantu benshi bavuga ko ari abakozi b'Imana babwiriza ijambo ryayo, abayobya nibo benshi, ku buryo weho unyumva ukwiye no kugira ubwoba, ukavuga uti niba ndi mu bandi nk'igihumbi babwiriza ijambo ry'Imana kandi abayobya akaba ari bo benshi, njye narokoka ndi? Nawe ukabanza ukareba ugatega amatwi ukumva niba nawe utari ku rutonde rw'abayobya. Noneho ubuyobe, Timoteyo ya 2:13 Bibiliya iti kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Byarahanuwe, abantu babi badafitanye isano na gato n'inzira ijya mu ijuru, n'abiyita uko batari bashobora kuvuga ko ari abakozi b'Imana ariko mu by'ukuri bafite ikindi cyerekezo, bazakomeza kuyobya ariko nabo bayobywa. Ibyo byarahanuwe. Rero mwe munteze amatwi, ubwo bahanuzi tubahagazemo, kuko n'abahanuzi b'inyuma benshi bavugwaga bazayobya benshi. Nta gushidikanya ni imyizerere y'urudumbi iriho idacira akari urutega ijambo ry'Imana, aho buri wese abikora ukwe n'uko ashaka,
Abaheburayo 12:28, ibintu Bibiliya itemera. Bibiliya iti nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka. Kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha kandi tuyitinya. Ntabwo abantu bemererwa gukorera Imana uko babipanze. Abantu ntibemerewe gukorera Imana uko babona n'abandi babikora. Abantu ntabwo bategetswe gukorera Imana bakurikije imyumvire yabo, ahubwo Bibiliya iravuze ngo dukorera Imana nk'uko ishaka. Uko yabitegetse akaba ari uko tugenda, ibyo itavuze tukabyamaganira kure. Rero iyo umuntu ibyavuzwe n'Imana mu ijambo ryayo anyuranije nabyo kandi avuga ko ayikorera, akagendera ku bihimbano, akagoreka iby'ukuri byanditse, akongera cyangwa akagabanya ku byanditse, uwo niwo bita uyobya. Izo nyigisho ze aba akwirakwiza mu isi, izo nizo zitwa ubuyobe. Ngiyo insanganyamatsiko yacu, iri bugore abantu bakunda ibirambye, bakunda ibiyobokwa na benshi, bakunda ibinyura kamere, bakunda bitabangamiye kamere, batitaye ku cy'ijambo ry'Imana ryabivuzeho. Muri iyi nsanganyamatsiko ndavuga imirongo migari y'ubuyobe, hanyuma nze kuyisesengura nyuma mvuga n'akaga iteje. Umurongo wa mbere w'ubuyobe ni ukwanga amategeko y'Imana. Kabiri, muri rusange ni ukwanga ijambo ry'Imana. Muri rusange kaduhere ku cya mbere ni ukwanga ijambo ry'Imana, ariko ishami rinini rikomeye ni ukwanga amategeko yayo. Noneho icya nyuma cyagutse ni ugushakira inyungu mu by'Imana. Ngiye imirongo migari itatu y'ubuyobe: kwanga ijambo ry'Imana, kabiri kwanga amategeko yayo, by'umwihariko turagaca akaronko, gatatu gushakira inyungu mu by'Imana. Iyo niyo mirongo migari y'ubuyobe bwahanuwe, kandi uyu munsi wa none ntabwo turongera kuvuga ko hari ibizaba, ahubwo uyu munsi biriho. Weho unyumva mu mirimo yawe y'uyu munsi, ugenda wicaye utuje se, ibi ubyumve ubimenye. Mbwire cyane abasenga, ntacyo byaba bimaze ugiye gusenga ukahatakariza igihe n'imbaraga n'ibyawe. Ibi ndabisubiramo kuko imyizerere myinshi dusengeramo igusaba igihe. Yewe na bamwe basenga akanya gato bigusaba igihe, nako ni igihe. Imyizerere myinshi dusengeramo igusaba imbaraga. Imyizerere myinshi dusengeramo igusaba ibyawe. Hari n'abasaba byinshi pe, ukayazana ukagira ngo ni imisoro uri kwishyura. Noneho kubona uzatakaza igihe n'imbaraga n'ibyawe, warangiza ukazarimbuka, nta gushidikanya iyi mvugo nawe wayemera, byarutwa ukazarimbuka utaratakaje ibyawe n'igihe cyawe n'imbaraga zawe. Noneho niyo mpamvu nawe wewe unyumva wikwigira simba irimo nk'akaregeya ku ntoki. Ibi by'Imana bikurikirane, nawe wumve ko ugomba guhunga ubuyobe kugira ngo akaga buteza katazagutahaho, ahubwo ugende mu nzira Imana yateganije. Ngaho mbereye ku kwanga ijambo ry'Imana muri rusange. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ni igice cya 3:16 haranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya
no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, akora imirimo myiza yose. Imana igiye kwigisha mwene muntu, yagennye ko icyo gikorwa cyonyine kizakorwa gusa n'ibyanditswe byera. Mu ijambo ryayo harimo imbaraga yemeza, mu ijambo ryayo habamo imbaraga yeza. Ni Yohana 17:17, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Kandi uretse no kuba turi kubisoma mu nyugute, hari n'ababizi mu nararibonye bitewe n'ijambo ryayo. Hari abagabo bari abarwanyi n'abagome, abagore badacira hasi batavuga. Ijambo ryagezeho barahinduka, baba imfura zikarabye. Hari abari ibisambo n'abajura, ubu muri karitsiye baratekanye aho bakira ijambo ry'Imana. Hari abari indaya z'utugari n'imirenge, ubu baratuje, ni abari mu ngo zabo batuje bitewe n'ijambo ry'Imana. Hari abari abanyamazimwe bazi kuyacuruza birenze, ubu abantu baratekanye, nta manza nasubira mu byo wavuze biheruka iwabo, bitewe n'imbaraga iba mu ijambo ry'Imana. Imana rero yagennye ko iryo jambo ryayo ridahinduka, iryo jambo ryayo ritongerwa, iryo jambo ryayo ritavuguruzwa, ari ryo riba urufatiro ku myizerere iyo ari yo yose. Mu Migani igice ni icya 30 umurongo wa 5, ijambo ry'Imana rirageragezwa, ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Ntukagire icyo wongera ku magambo yayo, kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Ntabwo Imana ishaka ko hari uyongerera, kandi ntukanagabanye. Imana ntabwo ari mugenzi wacu tugomba gukina nawe. Iratinyitse, irakomeye, irera, ni nziza, ni umuremyi, turi ibiremwa, nta mpamvu zo gushyogoranya nayo. Ku bw'ibyo, ibyo yavuze mu ijambo ryayo biba bigomba gushyirwa hejuru akantu ku kandi. Ngira ngo iyi ngingo ndaza kuyisobanura cyane ngeze mu cyigisho nyirizina, ariko sinabura gusoma amagambo ari mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ni icyigisho cya 37 kivuga ngo ibyanditswe byera niyo ngabo idukingira. Harimo amagambo avuga ngo ku rupapuro rwa 839, nyamara Imana izahorana ku isi, ubwoko bwayo buzizirika ku ijambo ryayo, bukarihindura ibuye rigerageza inyigisho iyo ari yose, bukarihindura urufatiro rw'ubugorozi ubwo ari bwo bwose. Byaba ibitekerezo by'abahanga, yaba imyanzuro y'abamenyi, yaba za credo cyangwa se indongozi n'indangakwemera z'amadini, yaba imyanzuro yafatiwe mu nteko z'amadini yakoraniye hamwe, uko byaba ari byinshi bivuguruzanya kose, ntabwo ari byo bigomba gushingirwaho ku bijyanye n'ingingo iyo ari yo yose yo kwizera. Avant d'accepter une doctrine quelconque, mbere yo kwemera inyigisho iyo ari yo yose, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair prescience de l'Éternel. Ujye ubanza urebe ko ubeshuwa ko iyo nyigisho wemeye ishobora guhamanya n'ijambo rivuze ngo uku niko Uwiteka avuga. Icyo uko mwizera, aho musengera, uko musenga, uko mugenda, uko mutura, uko mutanga icyo bayamaze, uzabanza urebe niba bihamanya n'ijambo rivuze ngo uku niko Uwiteka avuga. Ukabona bidahamanije, uzamenye ngo uri mu buyobe. Noneho kubera ko iyi ngingo yo ndayigarukaho, reka nse n'uyisubitse. Muri kwanga ijambo ry'Imana harimo kwanga noneho by'umwihariko amategeko yayo. Namwe munyumvire, aya mategeko yangwa mu buryo bubiri.
hari imyizerere iyo twebwe abakirito twita ya gipagani, iyo yanga amategeko nk'uko bagize amahirwe yo kugendera muri bimwe mu bihugu bya Aziya, aho usanga buri kajyango kagira imana yako. Imbwa ikaba imana, inka ikaba imana, ifi ikaba imana, ikibazanyo inzovu ikaba imana. Ugasanga uruntu rwose uko bashoboye kuruconga bararugize imana, kandi bakajya bavuga ko ariyo mana yaremye. Yewe bazigiraho n'amateka maremare, zifite n'amazina bakazitirirwa, za Shiva, za Krishna, za Rama, za ki. Ugasanga abantu barazitirirwa babiryohewe, nk'uko abantu bita batwizera imana, dusingiza imana. Nuko abona ni ukwanga amategeko y'Imana. Kabiri, hari abanga amategeko y'Imana kandi bavuga Imana na Bibiliya bayemera. Ibyo byigaragaje bwa mbere ni mu 104 mu ntango yaryo, ubwo isabato y'umunsi wa 7 yahindurwaga, kwari ugusohora kubanuzi bwo muri Daniyeli 7:25, ahavuga ubwami bwa Roma, umwami wabwo uzigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Yahinduye ibihe, niho habonetse kalendari ya Gerigware, ahindura amategeko. Ubwo hahindukaga isabato y'umunsi wa 7 hagashyirwaho umunsi w'icyumweru, uyu munsi tuvugana none ari we wa mbere w'icyumweru. Hahindurwa itegeko rya 2 ribuzanya gusenga ibishushanyo. Abantu mu misengere yabo binjizamwe ibishushanyo, bakabisenga, bakabiheka, bakabiramya, bakabyiyambaza mu ijosi, ku kaboko, ku gatuza, bakabibonamo umugisha, kandi umugisha uva ku Mana. Uhereye uwo munsi amategeko y'Imana yarahuye n'ikibazo. Umugabane wa 2 ni isi ya giprotestante, aho yari yahagurukiye nayo ifite byinshi igiye kugorora koko kandi bifatika, ariko nayo yaje kugwa mu mutego, nayo yanga amategeko y'Imana. Iyo yabuze ubusobanuro, nibura mu gihe cya Roma bo, kubera ko bari bafite ihame bita ngo ni infallibilité du pape, cyangwa se kutibeshya k'umuyobozi w'idini ya Roma, yavuze ko afite uburenganzira bwahindura ku by'Imana yategetse. Ariko Le Monde Protestant bo iryo hame ntibarigira, ntabwo bavuga ko batibeshye, ahubwo bageze ikirenge mu cya Roma, kandi ntibanashobora ngo buzuze 100%, babuze ubusobanuro. Bafata imirongo imwe ya Bibiliya iri mu Bagalatiya, iri mu Baroma, ivuga ngo ntitugitwagwa n'amategeko, dutwagwa n'ubuntu. Iyo mirongo barayigoreka. Ndayivugaho gato. Gutwarwa n'amategeko ni iki? Gutwarwa n'ubuntu ni iki? Amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, bisobanuye iki? Ibyo bintu baragenda barabigoreka, nk'uko Petero yabivuze ngo mu nzandiko za Pawulo ngo zirimo byinshi biruhije gusobanura, ngo ibyo abaswa bahora bahindagurika bagoreka, ngo bakizanira kurimbuka. Bana b'Imana, uku kurwanya amategeko meza, uku kurwanya amategeko urufatiro rwo gukiranuka, uku kurwanya amategeko indorerwamo yerekana icyaha. Mu gitabo cyitwa kandebe ko iryo jambo ndibona, ni igitabo cyitwa Kwizera n'imirimo. Icyongereza ni urupapuro rwa 41, ahanditse ngo ubuyobe kirimbuzi, cyangwa se ubuyobe rurangiza. One of Satan's most successful deceptions is to lead men to claim to be sanctified, while at the same time they are living in disobedience to God's commandment. Bumwe mu buyobe rurangiza bwa Satani ni ugutera abantu kuvuga ko bejejwe mu gihe babayeho imibereho itumvira amategeko y'Imana. Donc ukavuga ngo narejejwe, nduwera, mbarwa ku rutonde rw'ab'Imana,
kandi imibereho ubayeho itumvira amategeko y'Imana. Aha ndaza kuhasobanura mpatinde, ariko ntarajya kure. Nimushake mujye no mu ngero zisanzwe. Ubu turi abaturage b'igihugu, noneho cyatangaje umuganda ntugiyeyo, cyasabye abaturage gutanga mituweli ntuyitanze, cyasabye abaturage gukora isuku ntuyikoze, kivuze ko muremera abo muturanye bagira amaboko magufi ntubikoze, gitegetse ko mujya mutaha kare ntubikoze, warangiza ukajya hariya ukavuga uti iki gihugu ngikunda kubi, ndakiyoboka, ndi umuturage mwiza. Uba uri kwisetsa, kuko kuyoboka, kumvira, kugaragara kuri intoni n'intungane ku buyobozi ni uko wumvira ibyo bwategetse. None ngo bumwe mu buyobe kirimbuzi cyangwa se rurangiza bwa Satani ni ugufata abantu akabatera kuvuga ko ari ab'Imana bejejwe mu gihe babayeho imibereho yo kutumvira amategeko y'Imana. Ubwo se waba wejejwe ute? Ko Bibiliya ivuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. None iryo jambo uramutse utaryumvira waba wejejwe gute? Kandi ngaho amategeko y'Imana, Abaroma 7:7 haranditse ngo niyamenyekanisha icyaha. Amategeko y'Imana Yakobo 1:22 kugeza 25 haranditse ngo ni indorerwamo. Noneho ubwo aya mategeko ariyo yerekana icyaha. Urwa mbere rwa Yohana 3:4 haranditse ngo icyaha ni ukwica itegeko. Kandi uretse no mu bya Bibiliya, no mu buyobozi bwa leta, no mu buyobozi bw'umuryango, ubwo umwana bajya bavuga ngo ni umunyabyaha kuko bavuze ngo avome, akorope, atashye, ashaka ubwatsi bw'inka ntabikore. Ubwo aba yishe itegeko, akitwa umunyabyaha. Ntiyagiye ku muganda, ntiyatanze mituweli, ntiyagize ute, ntabikore. Aba yishe itegeko, akaba umunyabyaha. None amategeko mu by'Imana niyamenyekanisha icyaha. Isi ya giprotestani igitego umutego w'ikinyoma ushibuka bagihagaze. Iyo bavuze ko amategeko atakiriho, ngo n'Abisirayeli yarabananiye ibyo bivaho, yarangiza kubivuga ako kanya akabwira abayoboke be ngo nimwihane ibyaha. Barihana ibihe? Kandi icyaha umuntu akimenyeshwa n'amategeko. None ko bababwiye ko adahari, bacumuye iki? N'abana bacu iyo umubwiye ati kuki utatetse, kuki utavomye, kuki utakorobye, kuki utazanye inkwi, ikibazo cya mbere ahita akubwira ati mama, papa, ibyo wabimbwiye. Ugahita uyamanika ukabona ikosa ari iryawe. Iyo wamuhaye amategeko ntayumvire aba afite icyaha. Iyo yigenje uko ashaka ntacyo yihishe wamutegetse, nta cyaha aba afite. Iyo ubwira abantu ko amategeko atariho, mu gitabo cy'intambara ikomeye haranditse ngo isi ya giprotestani ngo nimureke abantu nabo bafatwe n'izo nyigisho zivuga ko amategeko y'Imana yavuyeho, ngo ntabwo bizarangirira iyo gusa, ngo niba byemera bakabishyira mu bwenge ko Imana itagira amategeko, ngo n'ay'abantu ntazubahirizwa. Ngo urusha undi imbaraga azajya amutwara umugore, ngo urusha undi imbaraga azajya anyagutwe. Ngo isi yari imaze gusirimuka, ngo izahinduka isenga ry'amabandi n'abambuzi babigambiriye. Bana b'Imana, ni ubuyobe kirimbuzi kuvuga ko amategeko y'Imana yavuyeho. Ariho, azahoraho. Luka 16:17 haranditse ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Muri Matayo 5:17 Yesu akireguka ku isi, ikibwirizwa cye cya mbere batazagira umubeshyera, yaravuze ngo mwe gutekereza ko najanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza.
kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace gato kugeza aho byose bizarangirira. Ndetse yavuze n'igihano kizaba kuzica rimwe ryo muri yo. Rero iyi mvugo yo kuvuga ngo ntitugitwarwa n'amategeko ndayisobanura mu mirongo migari yoroheje. Ni ukuvuga ngo uhereye mu ntango y'ibihe amategeko y'Imana yabaga mu mitima y'abantu b'Imana. Ndasubiramo, amategeko y'Imana uhereye mu irema mu ntango y'ibihe yari yanditswe mu mitima y'abantu b'Imana. Ndatanga ingero ebyiri. Urugero rwa mbere, ndasoma Itangiriro 26:5 aho Aburahamu yabayeho amategeko atarandikwa ku bisate by'amabuye, ariko mwumva icyo Bibiliya ivuga. Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Imana iravuze ngo Aburahamu yaranyumviraga. Byose ni ukumvira ibyo yategetse, akitondera ibyo namwihanangirije, amategeko nategetse nayo nandikishije. Wakwibaza ngo kubaza amateka n'abatayazi nyababwire, uyu Aburahamu ni wese wa Isaka, Isaka ni wese wa Yakobo na Esawu, Yakobo ni wese w'imiryango 12, Yakobo ni we wabyaye Yozefu, Yozefu ni we wagiye mu Egiputa agurishijweyo, inzara iteye iwabo na bene se bamusangayo na se na nyina barahatura, bahaba abacakara. Kuva 12:41 bamaze y'imyaka 430 batahutse bagiye bayobowe na Mose. Bageze mu butayu nibwo Imana yabahaye amategeko yanditswe ku bisate. Urumva Aburahamu atunze amategeko Imana yandikishije imyaka nk'igihumbi mbere y'uko amategeko yandikwa ku bisate. Ibi bintu mubyumve neza. None aya mategeko yanditswe ku bisate by'amabuye nyuma y'imyaka igihumbi, Imana ivuze ngo Aburahamu yarayafite yandikishije, yari yanditse, nta gushidikanya yari yanditse mu mitima yabo. Ndabaha urundi rugero. Ni Itangiriro 39:8. Ubwo umugore mubi yari agerageje Yozefu ngo basambane, maze ariyangira, abwira nyirabuja ati, dore tatabuja ntangenzura ibyo mubikiye byo mu rugo rwe, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Yozefu yanze gukora icyaha. Ubwo ndashaka ngo mubihuze na ya mirongo. Rwa mbere rwa Yohana 3:4. Icyaha ni iki? Icyaha no kwica itegeko. None Yozefu yanze gukora icyaha, ubwo yanze kwica itegeko, ntaho ryanditse. Ibyo byumve, abera ba kera amategeko yari mu mitima yabo. Ni nayo mpamvu ko basoma abakurambere n'abahanuzi icyigisho cyitwa amategeko n'amasezerano bivugwa ko Adamu bari abakurambere ba kera, Aburahamu n'uyu Yozefu bari mu isezerano rishya. Iri kuru ryaje nyuma. Ibyo nubundi bwiru ntafitiye umwanya, ariko icyo bisobanuye nuko Yesu yakoreraga mu mitima yabo. Iby'Imana bibarimo biharatuye, bakabyumvira ntaho basomye, ahubwo bari bafite kumvira kuri ine bavukana kubateyemo, kuko batunze Imana mu mitima yabo. Nguko uko amategeko muri bo yari ameze. Noneho imyaka 430 bamaze mu buyobe, mu gihugu cy'ubuyobe, mu bunyage, batwazwaga hato n'igitugu, basenga Nili n'ibikeri n'ibindi bigirwamana. Ya mategeko y'Imana muri baragenda, agaciro kayo karibagirana. Nuko Imana yongeye kuyandika ku bisate, iyabahataruka izanye igishya, ahubwo ni nko kuyashimangira ngo hari yenda, ubwo ataba mu mitima bajye bayasoma bayarebe. Nguko uko amategeko yaje ku bisate, ariko yari asanzwe mu mitima y'abera ba kera. Mu Bagalatiya
kuko ari amategeko niyo yitwa isezerano, yashyizwe mu isanduku y'isezerano. Ibyo muzabisoma mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 9 n'icya 10. Ariko njye aho nshaka ni mu Bagalatiya 3 umurongo wa 17. Ibyo mvuze ni ibi: ni uko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Ashyirwa ku bisate ni nyuma y'imyaka 430, ariko mbere aho yari mu mitima y'abantu b'Imana. Ageze ku bisate rero ashyizwe no mu sanduku y'isezerano. Imirongo nayibahaye ni Ugutegeka kwa kabiri igice cya 10 uhere ku murongo wa mbere. Ntabwo bayumviye kuko bari bararemajwe no kutayumvira nyine. Habaye iki? Ndetse namwe muri ayo mategeko bari bayasanganye uhereye mu irema bari bafite isabato, ariko Imana iribahaye kuva 28 iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ni mu byumve ko itari babwiye igishya, kuko iyo umuntu akubwiye ngo wibuke, Bibiliya igaragaza ko, kandi no mu buzima tubayeho busanzwe bigaragaza ko umuntu akubwira ngo wibuke ariko kwibutsa icyo muziranyeho. Yuda 1:5, ndashaka kubikwibutsa nubwo byose hari ubundi wigeze ubimenya. Ndabikwibutsa nubwo hari ubundi wigeze ubimenya. Kubabwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato ntiyari nshya kuri bo, bari basanzwe bayizihiza uhereye mu irema. Imana yaremye mu minsi 6 kwa 7 iraruhuka, ariko irabibibutsa. Ayo mategeko ageze mu isanduku n'ubundi ntibayakurikiza. Imana ibwira Mose ngo afate igitabo, ikayi, fata urutabo, fata urajenda runini, yandikamo amategeko y'imihango, yandikamo amategeko y'imigenzo, yandikamo ibihano by'uwishe rimwe muri ya mategeko 10 nabyo abirundamo. Arangije 31 Gutegeka kwa kabiri umurongo wa 24, Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati: nimwende iki gitabo cy'amategeko mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereyo kuba umuhamya ubashinja. Icyo gitabo ntabwo cyo kirashyirwa mu isanduku, kiragira iruhande rw'isanduku, kiba umuhamya ubashinja. Ni umuhamya ubashinja gute? Ni ukuvuga ngo mu isanduku harimo amategeko 10 adahinduka kugeza isi n'ijuru bizarangirira, atazavaho n'agace gato. Aya mategeko 10 ntabwo yanditswe n'ikaramu. Ibi mubimenye kandi mubizirikane, mubihe n'agaciro. Kuva 31 umurongo 18 yanditswe n'urutoki rw'Imana iharatuye, Dieu a gravé. Imana yajyaga iraharatura ko ibyo bisata. Noneho ayicuma ari mu isanduku, andi ari mu gitabo iruhande rw'isanduku. Ayo mategeko arimo ibihano n'imigenzo n'imihango, ariko cyane cyane ndibanda ku bihano by'uwishe rimwe mu mategeko 10. Nibanditse ngo ntugasambane, ntukibe, ntukice, wibuke kweza umunsi w'isabato, ubwo ni mu isanduku. Muri cya gitabo haranditse ngo ubusambanye bamutera amabuye, ngo no Gutegeka 22:22. Usuzuguye se na nyina uvugiye Imana ubusa bamutera amabuye, Abalewi 24. Usuzuguye ababyeyi bamutera amabuye, Gutegeka 21:18. Hakaba mw'ibihano by'uwishe rimwe mu mategeko 10. Ngira ngo basomye kubara 15, muzasoma igitekerezo cy'uwatoraguye udukwi ku isabato bamuteye amabuye. Ryari itegeko ryanditse ngo uwishe isabato bamutera amabuye, byanditswe mu gitabo. Nguko uko icyo gitabo cyari umuhamya ubashinja. Ni nka polisi barega, ni nka RIB baperereza ngo irebe uko bagenje amategeko 10. Noneho icyo byabyaye, ndashaka kubwira abantu bose bajya bavuga ibyo batazi. Habayeho abantu bari kujya baratinya iby'Imana, atari ugukunda iyo Mana nka Aburahamu na Yozefu, ahubwo bagatinya iby'Imana, bagahindura umushyitsi imbere y'iby'Imana, bari gutinya guterwa amabuye. Kandi uko kumvira siko. N'umwana wawe n'umugore wawe aho mu muryango, niba gutekera vuba, akakumesera vuba, akagukorera isuku vuba, ngo utamukindura, ntabwo akumvira. Ugize ibyago ukagira intege nke, ntabwo yabikora. Ahubwo
byaba byiza umugore akumvira, umwana akumvira, kubera urukundo rwinshi bagukunda, ineza yawe n'ubuntu bwawe n'icyo bamariye. Ari nayo mpamvu mu miryango babitubwira kenshi, ntabwo umugabo ari ukwikankabura, kuko ibyo wabikora ugifite imyaka 50 gusubira hasi, ariko ugira 60 nawe umwana wawe ari muri 30, utarenza amavi. Kuba neza ukabingira akamaro, ukabatoza bakagukunda kuko ufite icyo umaze, nibyo bituma bumvirwa neza. Aya mategeko rero bayumviraga ari ugutinya guterwa amabuye. Iyo myumvire ntiyigeze inezeza Imana. Yeremiya 31:1 niho hano w'iri sezerano ryasaga no gusubira mu byabayeho, ahavuga ngo 31:31 Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Giputa. Cya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo ndari umugabo wabirongoreye, ni Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu y'Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, ni Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Byari bisobanuye ko aho yahoze Imana isezeranye ko ariho izayasubiza. Ni nacyo cyatumye kuza kwa Yesu ntabwo kwatesheje amategeko agaciro, ahubwo kwayahaye uburemere. Ko yaravuze ngo, mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko njye ndababwira ngo nureba akifuza abamaze gusambana, ntukice, nuwanga mwene se aba ari umwicanyi. Araremera kuko yarasubiye mu mitima. Ubu ushatse wakora ku isabato cyangwa ukayubahiriza, ubu ushatse wasambana cyangwa ukarorera, nta wagukora, pfa kuba urengeje imyaka ya yindi yagenwe, utari umuribu, niko nsigaye numva. Nta wagukoraho. Amahoteli basambaniramo birazwi, nta wabakoraho. Ariko ntibibibujije kuba icyaha. Icyavuyeho ni Abakolosayi 2:14 igahanagura rwa rwandiko rw'imihango rwaturegaga. Ubwo cya gitabo kirimo ibihano Yesu abambwe ku musaraba yarakivanyeho. Mwishyire mwizane, unkunda untunze mu mutima nyumvire, utantunze akora ibyo ashaka azabiryozwa. Aba Efeso 2:15 amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, ariko umusaraba yavanyeho amategeko y'imihango yayandi yo mu gitabo, ariko ntiyigeze avanaho amategeko 10, n'uyu munsi niyo amenyekanisha icyaha. Noneho bamwe gutwarwa n'amategeko ni iki? Ni ukumvira Imana utinye ibihano utayikunze. Gutwarwa n'ubuntu ni iki? Ni ukumvira Imana ubikunze kuko utunze amategeko yayo mu mutima. Ubuntu bukuraho amategeko, Abaroma 6:1, ubuntu ntibukuraho amategeko, ntibikabeho. Ubuntu budutegeka gusuzugura amategeko, reka habe namba Tito 2:11, ahubwo wagiriwe ubuntu arumvira. Tito 2:11 haranditse ngo, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana. Ubuntu butwigisha kureka kutubaha Imana. Mbese mu yindi mvugo, butwigisha kubaha Imana. Kandi kubaha Imana ni ukwitondera amategeko. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Ngiki cyo wagiriwe ubuntu akora. Arumvira, kuko ubuntu ni mwarimu wigisha kureka kutubaha Imana, cyangwa se wigisha kubaha Imana. Kandi kubaha Imana ni ukumvira amategeko yayo. Bana b'Imana, ubu buyobe buhangara. Mbese ku kigo cy'amashuri bazagira amategeko, mu kagari bagira amategeko, mu isoko bagira amategeko, isaha bakingiraho niyo basohokera, uko bifata bagezemo, abasekirite 5 bahuriye hamwe bashinga amategeko, abashinga kabina k'udufaranga bashinga amategeko, yewe n'ababa mu gasantere bashinga amategeko. Imana ugahangara kuvuga ko ari izaba itagira amategeko. Babyise ngo ni ubuyobe kirimbuzi, cyangwa se ni ubuyobe rurangiza. Ariko reka nizere ko ubwo noneho mubyumvise, ahari murasubiza agatima impembera. Gushakira inyungu mu by'Imana nawo n'undi murongo mugari w'ubuyobe. Gushakira inyungu mu by'Imana. Bana b'Imana,
icyazanye Yesu yaratuzaniye agakiza, yarazuye, yaragabuye, yarahumuye, yaritanze arapfa kugira ngo twebwe dukizwe. Icyatumye adusiga ngo tumukorere, Abakorinto ba kabiri 5:20, nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ni ugukora nk'ibyo yagakoze aramutse ari mu mwanya wacu. Mu rwa mbere rwa Yohana 3:16 haranditse ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ntabwo ari uko twebwe tuzapfa ngo amaraso yacu agire abakiza, oya, ariko natwe tuzitanga mu kugeza agakiza ku bandi. Ibyacu, igihe cyacu, imbaraga zacu, ubwenge bwacu tubikoreshe kugira ngo abandi bagubwe neza. Niyo mpamvu muri Matayo 20:26 Yesu yavuze itegeko rigenga ubwami bwe, aravuga ngo mu bwami bwanjye uri kumva ashaka kubamo mukuru azaba umugaragu w'abandi, uri kumva ashaka kubamo uw'imbere azaba imbata y'abandi. Ngo nk'uko umwana w'umuntu ataje mu isi aje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe ku incungu ya benshi. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, nkoresheje iki gifaransa n'urupapuro rwa 543 haranditse ngo mu bwami bw'iyi si iyo uhawemo akanya biba bivuze ko wongerewe icyubahiro. Ntawatinya kuvuga ko rubanda rubereyeho kuba ibyo kujya by'abayobozi. Imbaraga rukuruzi, ubukire, amashuri nibyo abakomeye bakoresha kugira ngo bayobore rubanda. Rubanda rugufi bashinzwe, rubanda rwo hejuru, abayobozi bashinzwe kudutekerereza, kudufatira imyanzuro, kwima nk'abami, naho twebwe rubanda rugufi ni ukubumvira no kubakorera. Aha ni mu bwami bw'isi biranemewe, aha ni mu bwami bw'isi biranemewe. Noneho aho nshaka la religion elle-même, iyo bakamana nayo ubwayo kimwe n'ikindi kintu cyose nayo yabaye igitegetse. Ni nako byari bimeze mu gihe cy'abayuda, bari kuvuga inkuru yo mu gihe cy'abayuda ariko yisubiramo uyu munsi wa none, ngo birindiriwe ko rubanda bazakora kandi bakagendera ku mabwiriza bahawe n'abayobozi b'idini. Uburenganzira bw'umuntu bwo kwitekerereza agakora nk'uko ashaka nkawe ku giti cye mu idini y'abayuda ntibwariho, n'uyu munsi nuko. Noneho le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. Icyazanye Kristo ko kugira ngo yimike ubwami bwe bushingiye ku mahame anyuranye nayo. Il appelait les hommes non à exercer l'autorité mais à servir. Mubo yahamagaye bose ntawe yahamagariye gutegeka, ahubwo yarabahamagariye gukorera abandi. Les plus forts devaient porter les infirmités des plus faibles. Umunyembaraga kuruta abandi Yesu yamuhamagariye kwikorera ubumuga bw'abanyantege nke. Puissance, position, talent et instruction, ububasha, umwanya wo hejuru ushyizwemo, itaranto ufite, amashuri wize, bene byo ntacyo bibamariye, ahubwo bashyizemo umwenda wo gukorera abagenzi babo batabigira. Ngubwo ubwami bwa Kristo. Noneho rero iki cyorezo cyateye mu myizerere, aho abantu aho kugira ngo acuruze, aho kugira ngo yorore, aho kugira ngo abaze, abumbese, ahinge, yagike imizinga, azarye ibivuye mu maboko ye nka Pawulo. Ibyakozwe 20 uhereye 32 yaravuze ngo aya maboko yanjye niyo yankenuraga ibyo nyenye nabo twari kumwe. Kandi reka mbwire abanyumva mukorera Imana, ntimwari mwakora, ntimuzanapfa mukoze nka Pawulo. Ndagisubiramo, ntimwari mwakora, ntimuzanapfa mukoze nk'ibyo Pawulo yakoze. Yarakoze cyane ariko yatungwaga n'amaboko ye. Tungwaga n'amaboko ye ndetse akanavunika, amaboko ye ntamutunga ibyo gusa, akanamutungisha ari kumwe n'abandi kandi agakorera Imana. Ibyacu biroroshye, dukoreye Imana nyuma dufite icyitegerezo cy'abeza twakwigana.
n'ababi twahunga aho banyuze, nka Gehazi tuhahunge, Yuda tuhahunge, ariko ameze nka Pawulo tuhakandagiza ikirenge. Rero abantu banga korora no guhinga bakumva bazarya imitsi ya rubanda bitwaje Bibiliya, ubwo ni ubuyobe bukomeye. Sinabona n'urugero mbupimamo. Ni nacyo cyatumye amadini agwira. Ntabwo ari ubwuzu bwo kwamamaza inkuru nziza, ahubwo bamwe bajya bavuga bati nshinze akadini nanjye nkacana akanjye kariro, babaye 100, 200, 300, nubwo umwe yajya mpa 1000 nanjye najya ndabonamwo akantu. Nicyo nta kindi. Maze bagahimba ubwoko, aya mu gitondo, aya saa sita n'aya saa 9, aya Pasika, aya Noheli n'ay'ubunani, ay'inyubako, aya Jiya n'aya Doruka, ayo kubatizwa, ikintu cyose, amasakaramentu yose ashyirwa ku isoko ngo agurishwe. Ariko umugambi ari kugira ngo baronke amafaranga mu mitsi y'abizera. Bana b'Imana, wewe unyumva, waba ari uwayobotse, waba ari ubayobya, ntabwo byemewe gukorera Imana ngo ushake inyungu mu bizera. Ariko ubundi tutanasomye n'imirongo, dukoresha ukuri. Turi abakozi b'Imana, twatumwe n'Imana, tuzahembwa n'Imana. Ni gute utumwa n'Imana ugahembesha abakecuru bo ku gasozi k'iwanyu? Warindira uwo wagutumye aho azazira ukamwereka ibyo wakoze akaguhemba? Hari ibintu biba bidasobanutse. Ngaho Yohana 10:11 haranditse ngo ninjye mwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo. Ntabwo bujya bari umwungeri bwite. Ni nayo mpamvu mubona induru zivuga ibintu byinshi ntafitiye umwanya wo kuvuga, ariko mbabwire kimwe cyo kirazira kikaziririzwa. Nta muntu ujya mu ijuru ukorera Imana ngo ahembeshe abizera n'abaturage baturanye. Ubu bugorozi bwahanuwe mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, ni umuzingo wa 9, urupapuro rwa 27. Hari mu mwaka w'1909 nibwo ubugorozi cyangwa se ubutumwa buheruka bwari buri guhanurwa. Haranditse ngo igihe ni kigufi kandi imbaraga zacu dukwiye kuzegeranya kugira ngo dukore umurimo ukomeje kurushaho kuba mugari. Laborers are needed who comprehend the greatness of the work and who will engage in it, not for the wages they receive, but from a realization of the nearness of the end. Abakozi bakenewe muri iki gihe cya none ni abakozi basobanukiwe n'ubwaguke bw'umurimo kandi biteguye kuwinjiramo bakawukora badahawe ibihembo, ahubwo babitewe nuko bamaze gusobanukirwa n'uko iherezo rya byose riri bugufi. Bana b'Imana, ubu ni ubuyobe, ndabusubiramo, gushakira inyungu mu gukorera Imana. Noneho ari ukuntu njya nkunda kubibona ku twana duto. Akana gato niko kakwima, wakomeza kwensista kakaguhisha, rimwe na rimwe kakajya karaza kagahisha no mu mifuka yawe. Ari kuguhisha, niwe bari kwima, ariko akanaguhishamo. Iyo abantu bashaka kurya imitsi ya rubanda, ntibabura uturongo begeranye bakaduteshura ku busobanuro nyabwo. N'Abakorinto ba mbere 9:14 ahanditse ngo 13, ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Bati nimwumva se ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa? Uyu murongo rero bo bagasa n'abawuhinduye, kuko havuze ngo abavuga ubutumwa bwiza. Tuhagendeye twasanga mwarimu avuga ubutumwa bwiza, ubwo ndavuga amadini ya Giprotestani. Hari abizera baba bari kuvuga ubutumwa bwiza mu murimo iyo biriwe, abaririmbyi baba bari kuvuga ubutumwa bwiza, abadiyakoni baba bari kuvuga ubutumwa bwiza, umucuruzi wazanye amafaranga y'akabari yo twakoresheje igiterane yavuze ubutumwa bwiza, n'uwadusengeye nta kindi ashoboye yasenze ngo bigende neza yavuze ubutumwa bwiza. None umurongo uravuze ngo abavuga ubutumwa batungwa n'ubutumwa.
ubwo bose maze kuvuga uyu murongo wabo bareba, ariko bitewe n'ububandi no gushaka inyungu muri rubanda, abavuze abavuga ubutumwa barahanaguye bandikamo ngo abapasiteri batungwe n'ubutumwa. Ubwo umuntu umwe n'ubandi igihumbi akaba ariwe baha umutungo, kandi ubwo abaririmbye, abararitse, abasuye. Hari imvugo bajyaga bakoresha muri Tanzania y'ininura, bakavuga ngo torori tumika bosi are. Torori ni ingorofani cyangwa igishareti. Igishareti ngo ni gisunika imitwaro, harye bosi. Babishingiraga ku bakuru b'amatorero, bararika bizera, bakabasura, bagakora amavuna, itorero rikagwira. Noneho ryagwira bakazongerera ishimwe pasiteri utarabikoze, akongererwa umushahara, akazamurwa mu ntera, ngo intara ayoboye yazamutse cyangwa paruwasi ngo yarazamutse, ariko atari we wabikoze, hari abandi babikoze ko ntiyabishobora. Barangije rero baravuga bati torori tumika bosi are, ngorofani sunika imitwaro bosi yirira. Nizere ko ibyo ni ubuyobe. Uyu murongo icyo ugaragaje n'umwami wacu wabitegetse ni Yesu, byanditse muri Luka 10:4-7. Yabwiraga abantu bose bagenda imihana babwiriza ijambo ry'Imana, bamamaza inkuru ya Yesu, ngo aho bazabakira ngo bakabaha iby'iwabo, muzarye munywe, kuko umukozi akwiriye guhembwa. Ntabwo ari umushahara wo ku kwezi, kuko ari wo ku kwezi wahabwa ababwiriza ubutumwa bose hatasigaye n'umwe. Ushingira he? Ko wewe unareguka aho bateranye ukababwiriza ukongera ugataha, uwabazanye uramuzi? Wemera ko nawe aba yagufashije? Nawe kwanza ni uba yabikoze. None iryo jambo muryumve, reka mbabwire mbinginge bantu b'Imana muvuga ko mukorera Imana. Mu gihe imitima iri kunagana ishaka agakiza k'imitima yayo, mu gihe abantu bamaze kuremba bitewe n'icyaha n'ingaruka zacyo, mu gihe abantu imiryango bayiburiyemo amahoro bagahungira aho musengera, imirimo yabo yarabahombanye baje gushaka ihumura aho musengera, indwara zitagira ingano zirabuzuye baje gushaka amahoro aho musengera, n'ababyeyi abana bananiye baje gushaka amahoro aho musengera, n'abana bafite base n'abanyina b'inyamaswa baje gushaka amahoro aho musengera, n'abana amashuri yaranze akazi karabuze baje kwishakira amahoro aho musengera. Aho kugira ngo bakire nk'imbabare zije zishaka Yesu ngo ahumurize imitima yabo, nawe ukabasohoreza ku midihe yo kuvuga ngo urazana 1000, muri korali ni 5, iniforume ni 20, aya noheri ni 100, aya doruka ni 20, ukabasohoreza ku midihe nk'ahari imisoro ya leta izakora imihanda. Iyo ni ingeso mbi mutazabura kubazwa. Bana b'Imana, gushakira inyungu mu by'Imana ni icyaha gikomeye cyane. Noneho navuze byinshi, reka nahuranye nyirizina mbabwire ingaruka cyangwa se akaga ubuyobe buduteje. Ni ibintu 7 ndi busesengure, hariho n'ibindi ndabivuga mu mvugo ngufi uko biri bushoboke kose. Icya mbere, ubuyobe bwica ubwenge. Icya kabiri, ubuyobe butera ubukene. Icya gatatu, ubuyobe buravuna kandi bukababaza. Icya kane, butera abantu kuzinuka iby'Imana. Icya gatanu, butera indwara. Icya gatandatu, busenya imiryango na sosiyete muri rusange. Icya karindwi, burimbuza imitima. Nibi ngiye kuvuga, nawe wumva ubwanze. Ndasubiramo. Ubuyobe bwica ubwenge. 2, butera ubukene. 3, buravuna kandi bukababaza. 4, butera abantu kuzinuka iby'Imana. 5, butera indwara. 6, busenya imiryango. 7, burimbuza imitima. Ngizo ingorane twatejwe dukomeje gutezwa n'ubuyobe. Babandi badahangayikishijwe n'Imana n'ibihawe icyubahiro cyangwa itagihawe, nta kundi nabagenza. Ariko
nawe bizakugiraho ingaruka, ubizi cyangwa utabizi. Ureke n'ibyo, n'ishyanga ririmo ubuyobe rigerwaho n'ingorane. Ishyanga ririmo kubaha Imana ribona umugisha. Muziga amateka ya Amerika ivuka, bari abaporotesitanti, bari abagorozi, bari bahunze akarengane bakorerwaga n'ubupapa mu Burayi, bajya muri Amerika bagendereye gusa gutura ahantu bazagira umudendezo w'umutimanama mu byo kwizera. Ngo kubera kubaha Imana, muzasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 319 kira cy'igifaransa kinini, ngo bakigerayo, ngo bagize za leta ziri izore zitandukaniye hirya no hino, ngo zidakomeye, ngo ariko bitewe no kubaha Imana, ngo baba abakozi b'abanyamwete mu mirimo isanzwe, ngo bagira temperance, kwirinda, ntabwo bari imfura mbi, ngo ku buryo ngo washoboraga kugenda mu birere by'iwabo ngo imyaka n'imyaniko, ngo utabonye umusinzi ntawanywaga inzoga, ngo utabonye usabiriza. Bari abakozi, cyo ni kimwe, n'ugize ingorane bakabimenya kare atabanje kwandagara ngo ajye ku muhanda. Ngo kubwo kuyoboka Bibiliya, ngo bayigaga mu muryango, ku itorero, muri gahunda zabo ikaba nyambere, ngo byashoje bakomotsemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo igihugu cy'ikigogoro ngo kigiye gukomera kikagira imbaraga kitagira umwami. Ngo haboneka n'itorero rya giprotestante ngo rigiye gukomera ikaba ku isi ritagira papa uriha amategeko, nk'uko bari barabihunze Uburayi. Nta kindi cyari kibiteye, bari bakomejwe nuko bubaha Imana. Bana b'Imana, ubuyobe bwica ubwenge. Iyo 20:28 kuba witeka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndabaha nk'ingero, nta muntu waba atekereza areba kure ngo asenge ibishushanyo, nuko abanza kugira akagingo k'ubwenge gapfa. Mu gihugu kimwe mu Buhinde, ahantu nabaye agahe, nari nturanye n'umuntu bagira imana nyinshi, miliyoni zirenga 33. Noneho nari ncumbitse, habaga umugabo yarazi n'akongereza gake, yadodaga, yabumbaga ibigirwamana no gusana ibyamenetse byamanyutseho. Ukajya ubona abantu baraje mu modoka, urumana rwabo rwamanyutse bakururutsa akarubasanira, urundi rwamanyutse bakururutsa akarubasanira. Ngana nawe mbwira iyo mana bajyana kwa reparateri, ubwo ari iyo mana na reparateri hakomeye nde? Ariko ugasanga umuntu kubera ko ubwenge bwapfuyeho, igishushanyo aragisenga, aragihetse, arakikoreye, agiye akibyinira, ari dogiteri, ari lisansiye, yarize filozofi, yaraminuje, bikaraga biyesura bakibyinira bagihetse. Ibumba ryakibumbye bararizi, irangi bagisize bararizi, n'umurongo wa Bibiliya wo mu Kuva 20, itegeko rya 2 rivuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Uwo murongo barawuzi, kuko iri tegeko ntabwo ritubuza kuramya igishushanyo gusa. Iri jambo mu ryumva yaranditse ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukakikubita imbere, ntukagikorere. Mbese uko bikurikiranye, gufata icyondo cyangwa igiti ukabanza ugatangira kukirema, wishe itegeko. Noneho kugipfukamira uraryishe, kugiheka uraryishe, kugikorera uraryishe, kukiramya uraryishe, ariko kwikubitiro waryishe ukikirema, kuko biravuze ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Ngo yawe ni materiel didactique, oya, Imana ivuze ngo ntukiremere, ubwo birarangiye. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, ubwo materiel didactique ni ibyanditswe byera, bikamwemeza ibyaha bye, bikamutunganya, bikamuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Timoteyo 2:3-16. Ubuyobe bwica ubwenge. Noneho muri Zaburi 115 ho haratangaje cyane, Dawidi avuga aya magambo, umurongo wa 3 kugeza
ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose. Ibishushanyo b'abandi basenga ni ifeza n'izahabu, ni umurimo w'intoki z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Bana b'Imana, ushaka kwiga Imana no kuyimenya akoresha ibyanditswe byera. Si ibyashushanijwe byera, si ibyabajwe byera, si n'ibyakinywe byera. Nta seni bariya Deacon Brian bakinyize filime za Yesu nabo mubamenye, yari n'umusinzi ntiyemera na Yesu. Umwatabi wirukanye umugore azana undi, ariko igihe usanga abantu bati yo arabambwa we, abantu bari kureba filime. Oya, muzige ibyanditswe byera byonyine, nibyo bishobora gutunganya umutima. Birimo imbaraga yikoresha. Ntukanatinzwe no kumenya ibya forumire ikoreraho. N'igihe cyose ubwiriza ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ririhagije, ku buryo mu gitabo cyitwa Evangelize, nibaza ko ari urupapuro rwa 58, babwiye ababwiriza b'ijambo ry'Imana ngo igihe uri kuribwiriza, they were to cast the arrow and the spirit of God was to guide the shaft into the heart. Ngo icyabo ngo bazafora umuheto gusa, ngo barekure umwambi, ngo ibyo guhinguranya imitima ntibibareba, Imana niyo ibishinzwe. Ariko igisomwe ari ijambo, nta kindi cyigisha umuntu keretse ijambo ry'Imana. Noneho kubera ko ubuyobe bwica ubwenge, ibyo abantu muri Yesaya 6:7 ngo maze ngo bagafata igishushanyo, ngo bakagiheka, ngo bakakijyana bakigishinga mu kibanza cyacyo, ngo bagishinzaho ntikizahikura, ngo nubwo umuntu agitakira ngo nticyamusubiza cyangwa ngo kimukize ibyago agize. Rero ubuyobe bwica ubwenge, butuma abantu biyambaza bapfuye. Umubwiriza 9:5, umubwiriza 9:10 haranditse ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi, ko ntacyo bakizeye ntibanakibuka. Ngo umurimo wawe werekejeho amaboko uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta migambi uzahabona, nta n'ubwenge. Wapfuye ntavuga, wapfuye biba byarangiye, umwiyambaza ute? Noneho nawe kumusengera ntibyamugeraho, kumusezera ntiyabibona, kumuvugaho ibintu by'imitoma no kumura byarangiye. Ubuyobe bwica ubwenge. Ugasanga abantu bati rwose mu mwiyambaze abaterekeza bavuga ngo atazatugwa nabi, ngo umuzimu ukagira ute, azabagwa nabi sari hehe. Iyo ashobora kuba yagira icyo abatwara abayagumyeho. Yesaya 8:19 aho haranditse ngo mbese iby'abazima wabibaza abapfuye. Ubuyobe bwica ubwenge. Ubuyobe nibwo butuma umuntu mu byakozwe n'intumwa 4:12 haranditse ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo keretse irya Yesu. Ariko buno umuntu aragenda agapfukama imbere y'undi akamubwira ibyaha bye. Ntabwo byemewe, bwo ni ubuyobe bwakwisha ubwenge. Icyaha ukibwira uwo wagikoreye. Niba wampemukiye ibyo uzabimbwira, niba ari weho twashwanye kankubita urushyi waza kubimbwira. Ni Yakobo 5:16 avuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu, ariko mu zindi ndimi baravuze ngo confessez vos péchés les uns aux autres, bamwe ku bandi. Ubuyobe bugiye gutuma umuntu agura ikarita iyo bita indulgence, ngo iriho imbabazi z'ibyaha wakoze, ibyo uri gukora n'ibyo uzakora. Ukayigura amafaranga uyigurishijwe n'umuntu, ari ubuyobe gusa. Iyo ntibaho. Umukiranutsi uzajya ukiranuka uzageze kugupfa. Naho iyo garanti yo kuvuga ngo gutanze ibifaranga miliyoni zingahe, urababariwe ibyo wakoze, ibyo uri gukora urabibabariwe, n'ibyo uzakora urabibabariwe, ni ubuyobe. Ubuyobe bujya bwizeza umuntu ko uwo wapfuye ari umunyabyaha, ngo ari uko azamugenza akamusengera agatanga ibifaranga, ngo akajyana aho azababazwa gahoro, ngo akagera aho azababazwa, ngo kugeza umubabaro ushize yemewe mu bandi. Ibyo utatunganije ukiriho hirya yo gupfa ntacyo wabikoraho. Nubwo abisi baterana n'imari n'ingengo y'imari y'isi bakayiguha. Ubuyobe busigaye butuma abagabo beza bajijutse bavuga indimi zitabaho. Ari ubuyobe. Bati mu byakozwe n'umwaka 2 bati bahawe umwuka bavuga indimi, nabo bagatangira bati pakarapata patapata. Ugasanga umuntu ararindagiye yarize ari dogiteri.
ubuyobe bwica ubwenge. Ibi ubwo abanyuma baravuga bati reka da muri Bibiliya zirimo, reka mbabwire ziri muri Bibiliya. Intumwa za Yesu 12 nubwo Yuda yendaga yaramaze kuvamo, zigiye kubwiriza isi zose zivuga ururimi rumwe kandi zitanarize, byabaye ngombwa ko ijuru ritanga ububasha bwaryo gukorera bufite, bahabwa indimi bahawe ni iz'ayo mahanga bari bagiye kubwiriza. Ibyakozwe n'umwa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 8 barazivuze, ntabwo aribo basubiye inyuma ngo bazisobanure, ahubwo abo banyamahanga bari bateraniye aho nibo bavuze bati turatangaye, aba bose ni abanyagalilaya, bakavuza uruyuda cyangwa se urwigalilaya. None ni igiki gituma turi kubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Turi abapariti, turi abayewusi, turi Mesopotamiya, batungurwa no kubona bari kuvuga indimi z'iwabo kandi atari ab'iwabo. Kandi izo ndimi bari bahawe nizo zigiye gukora muri ayo mahanga, zari izifatika zumvikana. Noneho ibi mujya mubona birindagiye bitagira formule, nta gihugu bivugwamo, si muri Bangladesh, si Pakistan, si Igihinde, si Kigujarati, si Giteruga, ugasanga umuntu yabicurikanze akaba ari nabo bisobanura, nuko abakecuru bati rwose yavuze indimi. Ibyo ni ubuyobe bwakwisha ubwenge. Mu bihamya by'itora umuzingo wa mbere baranditse ngo izo ndimi si inyamahanga kuri mwe bantu gusa, ngo n'Imana ni inyamahanga kuko muzo yatanze ku munara w'ibaberi ntizirimo. Bana b'Imana, ubuyobe bwica ubwenge. Erega mu myaka ishize habayeho n'ubuyobe bw'ubwaka n'ubukusi mu baruhuka isabato, kugeza ubwo umuntu yanga kurya ibishyimbo n'imyumbati, ngo batetse ibishyimbo n'imyumbati ngo byahuye, ngo byasambanye. Satani ni umugome kugeza ubwo yica ubwenge, ubwo yabivuga wowe ukajya urayoberwa iyo igihe yagwariye, ukibaza niba bikakuyobera. Ubuyobe bwica ubwenge. Nta muntu wagira ubwenge ngo bamutware utwe, ngo Uwiteka ngo aranyeretse ngo iyo modoka ngo uyime, ngo akire imfunguzo, ngo Uwiteka aravuze ngo iyo nzu ngo yisohokemo ngo niyo umukozi w'Imana ngo atwarajyana. Kugeza ubwo abapagani bo badasenga ahubwo bashishoza bashyira mu gaciro, aribo bajya bavuga biti ibintu sibyo. Umugore agatanga nk'inzu, agatanga nk'imodoka, umugabo akanga, nta soni iburimo ni ibiki? Ubuyobe bwaramwisha ubwenge. Aragutwara imodoka gute? Kubera iki? Habaye igiki? Nakoreriye, nacuruze, nahinge, niyorore. Pawulo yabivuze neza ngo udakora ntakanarya. Nkanswe noneho gutwara iby'abandi. Noneho butera ubukene. Butera ubukene mu mpamvu zikurikira. Uhereye ku dini y'Abayuda, yari yarashoye umushinga wo kurya ibya rubanda. Matayo 23:14 bajyaga ingo z'imfubyi n'abapfakazi. Yesaya 10 uhereye ku murongo wa 1 ngo bashinga amategeko ngo yo kwikubira ibyari byaragenewe imbabare. Mu gihe itorero ry'ukuri muri Yakobo 1:27 rirangwa no kwita ku mfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kutanduzwa n'iby'isi, ariko idini y'Abayuda yo yari yarasetinze ukuntu yajya ibya rubanda. Abashaka kubisoma neza muzabisome mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 16. Haje idini ya Roma nuko yabigenje. Icuruza indulgensiya, bacuruza penetensiya, ikintu cyose gishoboka cyabyara amafaranga. Abami barasora, ibikomangoma birasora, abantu bagahabwa umugisha n'umuyobozi w'idini bamuhaye amafaranga, nuko habaho gukungahara. Bije muri Le Monde Protestant, isi ya giprotestani, nabo babigira umushinga. Gukora nka Pawulo, gukora nka Yesu ngo uvunikira abandukiye n'uruhe bagubwe neza, babigirira tereriye. N'abaruhuka isabato bibuko. Kugeza ubwo abantu bariga amayere n'imibare yo kurya umutungo wa rubanda. Nasomye muri Bibiliya mu byakozwe n'intumwa igice cya 9, ni byakozwe n'intumwa igice cya 9 uhereye ku murongo wa 36 handitse ngo Petero azura Doruka cyangwa se Tabita yari umubyeyi wafataga ubudodo bwe
ikoroshi ye, igihe cye, agashona imyenda akayiha abapfakazi. Apfuye bararira ngo bakerekana amakanzu yababoheye akiriho, mbese bababajwe nuko uwo mugiraneza batazongera kumubona. Ariko uyu munsi wa none abantu barabwirwa ngo nimuduha ya Doruka. Dukwiye kwigisha abizera bacu ngo ubwo Doruka yagiraga neza, nimugere ikirenge muke, aho mutuye muri karitsiye, aho muba mu miryango, buri wese aba umugira neza, utanga ibyo, ufashe imbabare nka Doruka. Aho ngaho bati mubanze muyazane. Ibi bitera ubukene. Ikindi gituma ubukene buza ni uko ibisa n'imihango yose y'Imana byashyizwe ku isoko. Ubatizwa utanze amafaranga, ukora ubukwe utanze amafaranga, ukomezwa utanze amafaranga, ugira utanze mbese ubuyobe butera ubukene. Ntabwo ari uko ubuyobe butera ubukene. Mu ijambo rimwe, ubuyobe butera ubukene. Noneho si ibyo gusa, hari n'ubuyobe bubuza abantu gukora. Ubwaka buriho none ngo Yesu agiye kuza, ngo imirimo ntihagarare. Mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, umuzingo ni uwa mbere, icyigisho cyitwa kuba mu isi ntubu w'isi, haranditse ngo kuba umucunguzi wacu agiye gutunguka ku bicu byo mu ijuru bidatinze ntibizatera abakristo nyakuri kuba banebwe n'abanenganenzi mu mirimo isanzwe y'ubu buzima. Nta munsi n'umwe tutazakora. Itangiriro 8:22 haranditse ngo isi ikiriho ibiba n'isarura ntabwo bizashira. Bana b'Imana, ubuyobe haba ubwo bujije abantu gukora bikazabatera ubukene, kandi bamwe bakazicuza imitagihe. Ku ngingo ya 3 buravuna kandi bukababaza. Hari ubuyobe bubuza abantu gushyingirwa babishaka, akaba ari ubuyobe buvuze ngo ntubikore nubwo wari ubishaka. Ariko mu Bakorinto ba mbere 7:38 ni iby'ukuri ko umuntu uri kumva abwiriza ubutumwa akaba yarabwitangiye ngo adashaka ibimuzitira n'ibimugora, yitanze cyane. Pawulo yaravuze ngo urongora akora neza, ariko utarongora arushaho gukora neza. Ariko Pawulo ntiyigeze abigira itegeko ngo aba abantu bitwa ngo ubwo turi abavugabutumwa, ubwo turi abadiyakonise, ubwo turi abanaka mu idini, twebwe itegeko nta kurongora. Noneho bigatuma bamwe basambana bakabyara mu gasozi, abatabishoboye bagapfanirana. Ubuyobe bwica ubwenge kugeza ubwo umuntu yicuza ari umukecuru yibonye ari incike kuko yabujijwe icyo yashakaga. Timoteyo ya mbere 3:1 mu biranga umwepiskopi, ngo umwepiskopi akwiriye kuba afite umugore umwe. Ubuyobe, Timoteyo ya mbere 4:3 byarahanuwe ngo hazaza abigisha b'ibinyoma babuzanya kurongora. Biba itegeko babibuzanye. Ubuyobe burababaza. Muzabona abantu bajya mu ngendo zibabaza, nababonye mu Buhinde, bakagenda ingendo azamara amezi ngo ari kubabarira Imana ye. Muzabona bajya ku musaraba bakababamba, hakaba n'abahaguye ngo yahogoreye Imana ye. Muzabona bemera kwiyica bakiturikirizaho ibisasu ngo niyica abo yita abakafiri ngo ubwo arabakoreye Imana ye, ariko akabababaye. Ubuyobe burababaza. Bana b'Imana, wagira ngo abantu bayoboke ukuri niko konyine kurimo umutekano. Noneho ku ngingo ya 4, butera abantu kuzinuka iby'Imana. Ubuyobe butera abantu kuzinukwa iby'Imana. Hari abadasenga bashishoza, babona ubwo buyobe bakitegereza abaranduye insina, abakamiye inka hasi, abaranduye ikawa, abaranduye icyayi, abanze kujyana abana mu mashuri, bakabitegereza iminsi bahindutse basubiye ku byo banze imitagihe. Noneho ngo bagafata iby'Imana byose bakabirundamo, bakumva kubwo abasenga bose ari uko bameze. Ubuyobe, abatazi iby'Imana ngo babitindemo. Ubuhanuzi mujya mubona ngo ni umuhanuzi ngo neretswe ngo hari umugore muturanye ngo yakuroze, buteranye abavandimwe. Ngo neretswe ngo hari umuntu ngo ukwiciye umwana. Ugasanga mu gihe muri Yesaya havuze ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, bisobanuye ngo ababwiriza iby'Imana ni abatera amahoro n'umutekano aho banyuze.
iyo baregutse naho bari basanzwe bangana bahava babahuje bagakundana, niko intumwa z'Imana zigomba gukora. Noneho undi wakahanyura ateranye n'abari basanzwe ari abavandimwe, bitewe n'iyi myuka iyobya izana ubuhanuzi bw'ibinyoma. Hari ababireba rero bakabyitegereza, uhereye uwo munsi bakabyanga. Muzasoma amagambo ndi bubarangire ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, ni icyigisho cya 15. Bibiliya n'impinduramatwara yo mu Bufaransa niko cyitwa. Bavuze igihe Papa Pio wa gatandatu yicwa na Napoleon Bonaparte, perezida w'Ubufaransa, igihe yatumaga mu generali witwaga Berthier, ngo mu cyatumye Abafaransa bahaguruka bakihandagaza bakaba igihugu cya mbere ku isi cyanze Imana, muri kimwe mu byatumye ibyo bibaho, ngo bitegereje ukuntu ubupapa bwari buri kwica abitwa ko ari abakristo bo bitaga abayobe, rerezi, ngo bari kurwanya erezi, ubuyobe, ngo bareba amamiliyoni apfuye, bareba baguye hariya Isembariteremi, bareba abavodo baheze mu mashyamba, bareba abaribiju wabishwe, bareba abahugweno bishwe, barangije bari batari kubundi ibi by'Imana bimaze iki, ngo barangije bafata iby'ukuri n'iby'ibinyoma babyangira hamwe barwanya Bibiliya. Habubwo abasenga nabi n'abazambya ibintu bajya batuma bisi banga iby'Imana byose. Iryo jambo kanebe ko iryo jambo rito naribona muri kino gitabo cy'intambara ikomeye, icyo cyigisho cya 15 harimo iryo jambo, ndasoma iyo nteruro gusa yonyine ivuze uko nguko, ni la Bible et la Révolution française. Harimo ijambo rivuze ngo furieux d'avoir trop longtemps rendu hommage à une brillante fiction, ngo barakajwe cyane nuko bamaze igihe barayobotse bararamije ibihimbano bitagira urufatiro. Le peuple rejeta également la vérité et le mensonge, ngo rubanda bahise bangira icyarimwe ukuri n'ikinyoma. Ubuyobe bujya butuma abantu bazinuka iby'Imana. Ukabona umuntu umwe wihandagaje uri gukora ibintu by'amanyanga mu myizerere, akaba yatuma n'abandi bose bangwa bati uyu wavuga uti ndumuvuga butumwa kuko baherutse uwibandi ryamburaga abantu, akavuga ati aya ni yamabandi nawe ukagenderamo. Ubuyobe bujya butuma abantu bazinukwa iby'Imana. Noneho hariho n'abahatira abandi kwizera ibyo bayobotse. None se we wabona bakabanga indangamuntu, ukabona bakabanga kwivuza, ukabona abantu banga kurya ngo inyanya ngo ziratukuye ngo zirimo amaraso, ukumva abantu banga korora, nutayirya uzabone n'ifumbire, hazaveho n'uruhu ruzakora umukandara n'inkweto. Ukabona abantu bavuze bati kwiga isi yararangiye. Koko ubwo bujiji n'iyo myumvire abantu batazi gutandukanya iby'ukuri n'ibinyoma bahita bavuga ati aba ni babandi, bakabyangira hamwe. Ngiki cyateye Ubufaransa kwanga Bibiliya, ngo bafashe iby'ukuri n'iby'ibinyoma babirunda mu gatebo kamwe banga Bibiliya. Nibyo mujya mwumva mu 1798 zirambinduramatwara zabaye mu Bufaransa. N'ubuyobe bwari bwarabayeho, babwangana n'iby'ukuri byose. Ubuyobe bujya butuma abantu bazinuka iby'Imana. Noneho bana b'Imana butera indwara. Hari ubuyobe buvuga ngo nukujya byose wahereye ku siya n'inzoka, ngurube, pusi, byose bagata ubuzarwara. Bakorino ba 6:12 byose ndabyemererwa, ariko ibingirira akamaro ntabwo ari byose. Imibiri yacu ntabwo turi iyarara, hagomba kujugunywamo ibyagenzuwe byasuzumwe bishobora kutugirira akamaro. Kuko niba araho nitabi nta hantu handitse ngo ni ribi, ariko rimwe uburozi bwa nikotine. Ariko ubwo burozi abahanga bazakubwira ngo n'inyama zokeje ngo ikiro kimwe cyazo kibamwe uburozi bwa benzopirene butera kanseri buruta uburi mu sigareti 600. Hari n'ibyo tuzi dukunda binaryoha, ariko ukurikije aho isi igeze ushobora gusanga birimo ingorane, ukabigabanya ukabireka cyangwa ukabikoresha mu bundi buryo.
ariko ubuyobe baravuga ngo icyo uriye ngo kimanuka mu nda mu nzira yacyo kikagenda. Uzarya ikiyoni urebe ko bataguhamba, uzateka uruvu urebe ko bataguhamba. Hari ibyo tugomba kurya, hari ibyo tugomba kurya ku rugero, hari ibyo duhindurira uburyo. Ubuyobe bushobora gutuma umuntu arya byose akazarwara. Hari n'ubuyobe bubuza abantu kurya, aho umuntu aramara iminsi 7 ngo yiyirira ubusa nabwo akazarwara. Aribo mubona batagira impuhwe, kuko umuntu wiyiriza ubusa kenshi cyane bikarenga ibikenewe ngo ajyagwa mu kaga kuko atagira impuhwe no gukabakabwa. Ubuyobe bushobora gutuma umuntu ahura n'indwara. Noneho ikibanzizi cya nyuma, gusenya imiryango. Senya imiryango, ubuhanuzi bupfuye buteranya abashakanye. Habubwa bamwe bahatiye abandi kwizera ibyo bayobotse. Iki cyo ndakivuga, hari abahatira abandi kwizera ibyo bayobotse. Muri Jezekiri 485 haranditse ngo guhatira ntibiri mu murimo wa Kristo, guhatira abantu kumwakira. C'est Satan et ce sont les hommes animés de son esprit qui s'efforcent de violenter les consciences. Satani n'abari mu mwuka we nibo bahata imitima nama y'abandi sous prétexte de heures pour la justice, bitwaje ishyaka bafite ibyo gukiranuka. Des hommes associés à de mauvais anges font souffrir leurs semblables pour les convertir à leurs idées religieuses. Abantu bahanzweho n'imyuka y'abadayimoni bajya bababaza bagenzi babo bashaka kubahindurira mu yobokamana bayobotse. Le Christ, lui, nécessaire de faire preuve de miséricorde, s'efforça constamment de gagner les âmes par la manifestation de son amour. Ariko Kristo we ntiyigeze ahwema gukoresha imbabazi, akihatira kwireherezaho abantu abarehesheje urukundo. Ariko hari aho umugore abwira umugabo ngo nitutajyana gusenga ndaguca umugongo, ngo nitutajyana gusenga ngo ndajya iwacu wa mugabo wenda guta. Ubuyobe bugiye butanya n'imiryango. Bibiliya se ntivuze ngo wa mugabo we cyangwa se wa mugore we, niba wizera iby'ukuri ubwigwa n'iki niba imico yawe itazahindura mugenzi wawe. Ariko bavuga ngo urajyayo nutagenda kubita. Ibyo si iby'Imana, ni ibyawe. Ubuyobe bujya busenya imiryango, ku musozo buzarimbuza abantu. Ni Yesaya 9:15 haranditse ngo abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayoboye bararimbuka. Ni nayo mpamvu mwebwe muduteze amatwi urahiga utazaba muri babandi bavuga ngo aba batuyobya ngo nibo bazabibazwa wapfuye warimbutse. Abayobora aba bantu barabayobya kandi abo bayobora bararimbuka. Mu byaje 18 bavuga ubutumwa bahamagara abantu kuva muri Babiloni, ari imyizerere y'ibinyoma. Baravuze ngo numvira indi jwi rivugira mu ijuru ngo bwoko bwanjye ni muyisohokemo, mwe gufatanya n'ibyaha byabo mutazahabwa n'ibyago byabo. Iyo ubaye mu myizerere y'ikinyoma ubizi, warabisobanukiwe, warabibonye, ukagumamo ngo abanyobeje bazabibazwa, nibyo bazabibazwa, ngo bazanahanwa inshuro 10, ariko bazabibazwa wapfuye. None se ushaka gupfa, kuki mwarinda gupfa? Niko Bibiliya ivuze. Ubuyobe buzarimbuza abantu hakiri kare. Umugambi w'ubu butumwa bwiza tuba tubabwira ni ukugira ngo utandukane n'ubuyobe, uretse no kuba uzabukiziza ingorane duhura nazo mu isi yo twayobye, ahubwo uzabe urokoye n'ubugingo bwawe, uzabe no mu bwami bwo mu ijuru. Ngaho umwanya mfite ntunkundira kurenza ahangaha. Reka Data wa twese wo mu ijuru aturinde, aduhe imbaraga zitandukanye n'ubuyobe, atwigishe twagukirwe mu bwenge, tumenye ubuyobe, dukira aka kaga katugeraho mu isi, kandi tuzabone n'ubugingo buhoraho. Imana ibiduhere hamwe mu izina rya Yesu, amen.